Zino spaghetti zitekanye na tofu, murabona ukuntu zisa neza cyane. Ngiye kubereka uburyo naziteguye. Mfite tofu ingana n'amagarama 300, ngiye kuyikata. Uburyo ngiye kuyikata, ngiye kuyikatamo udukibe, uduce dutoya cyane tw'udukibe, kubera ko isa n'idafite umubyimba munini cyane. Ndabanza nyikatemo ibice 2, hanyuma noneho ngende nyikatamo utundi duce ku buryo ndibuze kubonamo udukibe dutoya cyane. Murebe ukuntu ngiye kuyikata. Nimara kuzikata ndazirambura ahangaha, noneho zireke zigende zisa n'izumuka. Iyo ukiri kuzikata ubona hasa n'izirimo naho harimo utuzi dukeya, urazireka zikumuka. Hanyuma rero tugiye gutangira kuziteka. Ndaziteka mu mavuta menshi. Iyo zimaze kumuka ubona zitakirimo amazi, nibwo uhita utangira kuziteka. Ushobora no kuzumutsa ukoresheje twa dupapuro two mu gikoni, utarindiriye ko ziza kumukira hariya. Ukagenda uzikamuramo buhoro buhoro utuzi tuba twasigayemo imbere. Hano mu kuziteka rero, kubera ko zino zirasa n'izoroshye, ntabwo ndibuze kugenda nzihindura. Ndazihorera, ndaza kuzihindura rimwe gusa ngiye kuzikura muri aya mavuta. Nimbona zatangiye guhindura ibara zose, nibwo ndibuhite nzikura muri aya mavuta ntazihinduye. Mbere yo kuzikura muri aya mavuta, nubona zisa n'izafatanye nk'uku kwanjye byabaye, uzakoresha agafoke ugenda uzitandukanya, ntuzakoreshe ikintu kinini. Ugenda ukoresha agafoke nk'uku nguku, ukagenda uzitandukanya, noneho zose wamara kuzitandukanya ukabona guhita uzikura mu mavuta. Hanyuma noneho mu kuzikura mu mavuta ukazarurira mu kintu kiri buze kuzifasha gukamukamo ya mavuta aba yagiye asigaramo. Tofu zacu tumaze kuzikura mu mavuta. Mbibutse yuko iyo uri kuzishyira mu mavuta, uri kuzicisha muri ariya mavuta menshi, ibyiza ari ukuzikuramo ubona zitangiye guhindura ibara, kumwe rwa ruhu rw'inyuma ruba rusa n'urutangiye gukomera. Tugiye gukomeza guteka. Ngiye gushyira utuvuta duke ku ipanu, hanyuma nitumara gushyuha ndahita nshyiramo udutungurusumu nakase. Tuno dutungurusumu ndaducisha mu mavuta, nidusa natwo n'utujya guhindura ibara ndahita nongeramo nanone ibitunguru. Ushobora gukoresha ibitunguru by'umweru cyangwa se ushobora gukoresha ibitunguru by'umutuku, byaterwa n'ibitunguru hano waba ufite cyangwa ukunda gukoresha mu guteka. Ariko ibitunguru by'umutuku ngira ngo nibyo biba ari byiza, uba wumva bifite umuhumuro mwiza mu biryo. Ibitunguru akenshi by'umweru nkunda kubikoresha mu masarade cyangwa se nkabikoresha ndi gukora potaje. Ibitunguru ntabwo ndi burindire ko bishya, ahubwo icyo ngiye guhita nongeramo, ngiye kongeramo inyanya ziseye. Izi nyanya naziseye ziri kumwe na tangawize ndetse n'urusenda. Nkunda gusya inyanya ziri kumwe n'urusenda na tangawize. Ubwo iyo uri gutekera abantu batarya urusenda ntabwo urushyiramo, ariko agatangawize biba byiza nanone iyo ugashyize mu biryo uko nguko, ugashyiramo gake ukirinda gushyiramo cyinshi. Uba wumva nyine ibiryo bisa n'ibihumura neza kandi biba bifite uburyohe butandukanye n'ubundi buryo wateka ibiryo bitarimo tangawize. Akangaka ni agafu ka puwavuro, za puwavuro z'umutuku, agafu ka paprika nshyizemo akayiko kamwe.
hanyuma ngiye noneho no gushyiramo akandi karungo k'ifu nkunda cyane ka black pepper. Aha ngaha ushobora gushyiramo ibindi birungo ushaka, ibirungo byose ukunda gukoresha mu nyama ushobora kubikoresha muri iyi sosi ndi gutegura. Ngiye noneho gupfundikira kano gasosi kacu nkareke gashye, ndapfundikira ku muriro utari mwinshi kugira ngo kataza kuza gukama cyane kagashirira. Ngiye gupfundikira ku muriro uringaniye kano gasosi nkareke gashye. Isosi irimo inyanya nk'uku nguku kugira ngo ubone ko yahiye, isa n'iyahinduye ibara, ukabona ibara wayitekanye rya bara ryari riri mu nyanya ukabona rirasa n'iryahindutse, aho ngaho agasosi kawe ubona ko kaba kahiye. Hanyuma ngiye kongeramo umunyu. Umunyu nimara kuwongeramo, ikindi ngiye guhita nkurikizaho, ndahita nkurikizaho gushyiramo amazi yabize. Amazi yabize ndashyiramo igikombe kimwe n'igice cy'amazi yabize, kandi amazi agishyushye cyane. Hano ntabwo ukoresha amazi akonje. Ubundi mu guteka amasosi hose iyo uri bukoresha amazi, ni byiza ko amazi ubanza ukayabiza noneho ukaza kuyasukamo yabize kandi agishyushye cyane, kugira ngo utaza gukayura isosi yawe. Noneho ino sosi yacu tugiye kuyireka ibire akanya gatoya, noneho muri ka kanya gato iba itangiye kuzamuka iri kubira, ndahita nshyiramo za tofu nari nacishije mu mavuta. Hanyuma noneho icyo tugiye gukora, tugiye gupfundikira isosi yacu ku muriro n'ubundi utari mwinshi cyane, umuriro uringaniye, ku buryo uri buze kubona ko ino sosi iri buze kuba yagabanutse nibuzemo 1/2, ukaza kubona ko yagabanutse nibuze mo 1/2. Noneho tukaza gukurikizaho ibindi dukomeza guteka rya funguro ryacu, spaghetti zitekanye na tofu. Ku ruhande rero nari nacaniriye amazi yamaze kubira. Hano ngiye guhita nshyiramo za spaghetti nzitogose. Iyo udafite amashyiga abiri ku buryo wenda wahita utangira guteka mu gihe utegereje ko ya sosi igabanuka, ni byiza ko spaghetti ubanza ukaziteka mbere, ukaza kuziteka bwa buryo naberetse bwo gutogosa spaghetti, ku buryo zitari buze kuza gufatana cyangwa se ngo zishirire. Noneho ukaza kuzishyira ku ruhande, ukaza kuzishyira ahantu ku ruhande zikaza gusa n'izihora, ukaza kuzikoresha nyuma, ariko ugakoresha bwa buryo nyine ku buryo utari buze kuziteka ngo nizitangira guhora zize gufatana. Ubwo niba utararebye video uze kureba muri comment, ndagushyiramo link y'uburyo wateka spaghetti ntizize gufatana, cyangwa se n'ayandi makaroni n'amakaroni muri rusange. Spaghetti ntago ndi buzihishe cyane kwa kundi ubona zisa n'izahiye cyane, ahubwo nizimara gushya nk'ibisanzwe ndahita nzikura muri aya mazi, hanyuma noneho nzimeninemo aya mazi, ubundi ndaza kuzicanira muri ya sosi, ngira ngo niho ziri buze guhiramo cyane. Icyo tugiye gukora, tugiye kuzikura muri aya mazi tuyamenine tuzikuremo. Tugaruke kuri za tofu zacu, kuri ya sosi yacu. Murabona ukuntu irasa n'iyagabanutse. Zino tofu zirajya gusa n'izashiririye, uri kuzireba gutya muri video urabona ko zashiririye, ariko ngewe uko ndi kuzibona ntago zashiririye. Hanyuma rero izi ni karoti na kase na poivro, noneho tugiye kubishyiramo aha ngaha nyuma, ntago biteka mbere, ubishyiramo nyuma ugiye no gushyiramo za spaghetti, hanyuma warangiza ugapfundikira. Ikindi nari nibagiye kubabwira, ni ushobora gushyiramo agasosi tomate, nk'ikiyiko kimwe cya sosi tomate nk'uku nguku nzishyizemo, warangiza noneho ukavanga, noneho ugashyiramo za spaghetti. Ikindi iyo umaze gushyiramo spaghetti wumva ko umunyu uhagije, hanyuma waba ukumva umunyu udahagije ukaba wakongeramo uwundi, noneho ukabivanga ugapfundikira kugeza igihe aka gasosi karimo aha ngaha uri buze kubona noneho gasa
n'akakamye. Aha ngaha mu gupfundikira uteka ku kariro gakeya cyane, kakandi ka nyuma niko ukoresha mu kureka zino spaghetti zikaza gushyana neza n'aka gasosi. Ko agasosi kagenda gakama niko na spaghetti zigenda zihindura ibara. Mu bintu byose nakoresheje tofu amagarama 300, nkoresha spaghetti agapaki gatoya, nkoresha inyanya 3 ziringaniye n'urusenda rumwe n'agatangawize gato, hanyuma nkoresha na tungurusumu zigera muri 3, ubwo ni udusogwe 3, nkoresha noneho n'igitunguru kimwe, ibirungo by'amafu nakoresheje paprika, nkoresha na black pepper, hanyuma nkoresha n'agasosi tomate ikiyiko kimwe. Ngira ngo nibyo nakoresheje. Amazi napimye igikombe kimwe n'inusu, nako igikombe kimwe n'igice. Murebe ukuntu spaghetti zacu zimeze. Za spaghetti zahiye, murabona ko zahiye cyane kwa kundi nababwiraga ziri gukama, aya mazi ari gukama yagiye ahisha na za spaghetti, kandi zino spaghetti zisa n'izahishijwe n'umwuka kubera ko nakoresheje akariro gakeya ka nyuma. Nguko rero ukuntu spaghetti zacu zisa, igisigaye ni ukuzarura hanyuma tukazirya. Ndizera ko mwakunze uburyo nateguye rino funguro. Tuzasubira ubutaha, mwibuke gukora share, gukanda like ndetse no gukora subscribe kuri iyi channel. Ikibazo, igitekerezo, inyunganizi byose munyandikire muri comment. Muraba mukoze cyane. Yewe nitwa Afia mu Rutasibo. Bye bye.